ucyumva ijwi ni GOH Emile nk'ibisanzwe. Uyu munsi tukaba tugiye kuvuga ku bintu bitanu umuntu yazakora mu buzima bwe, cyangwa se ibintu bitanu ukora mu buzima bwawe abantu bakakubaha ariko nta kintu cyo kugusuzugura. Waba ufite amafaranga cyangwa se utayafite, icyo waba ufite cyose, icyo waba uri cyo cyose, ibyo bintu bitanu nubikora uzubahwa n'abantu b'ingeri zigiye zitandukanye, yaba abakire, abadafite amafaranga, aburuti ndetse n'abakuruta. So njyewe muri kumva hanga ni GOH Emile nk'ibisanzwe. Ni bwo bwa mbere tugera kuri YouTube channel, please you can make subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo nzadukura ubutaha ujye tube kugeraho neza kandi mu ba mbere. Ikintu cya mbere rero buriya umuntu yakora, cyangwa se ikintu cya mbere wazakora abantu bakakuha icyubahiro cyangwa se abantu bakakubahira icyo uri cyo, icya mbere ni ukwiyubaha wowe ubwawe. Aka kantu banze kumve neza, buriya nutiyubaha wowe ubwawe ngo ubaha abandi, respecting, umenye ibyo ukora n'ibyo ureka, please nta muntu wakubaha. Urugero kamwe nk'urugero rworoheje aho hantu, buriya uramutse uri nk'umuyobozi, uyobora abakozi runaka, sometime bakajya bakubona mu kabari wasinze, ugenda ku mihanda uhirimanga, please buriya ikintu cyose wakora, ibyo wajya ukora byose, ntabwo abo ukoresha bawe ntabwo wajya babwira ibintu ngo bakubahe, nta kintu wajya babwira ngo bakumve, kubera yuko ntabwo waba uri gukoresha wakoresha nagiza ngo babwire uti it is better gukora mu kazi utanyweye inzoga. Icyo gihe nta muntu wakumvira habe na gato, kuko bavuga bati mbere yuko njyewe ambuza kunywa inzoga nawe nabanze aziveho, kubera yuko nawe ziramujengereje. So banjye wowe ubwawe, numara kwibaha wowe ubwawe, abantu nawe bazakubaha. Ikindi kintu cya kabiri wakora mu buzima bwawe abantu bakakubaha ni utavuga igihe cyose yego. Kuba umuntu akubwiye ikintu cyose ngo uvuge ngo yego, akubwiye ati tujya aha yego, akubwiye ati genda ukagenda, icyo gihe abantu benshi bagufatira nkaho nta gahunda ugira, nta kintu witaho. Ariko niba umuntu akubwiye ikintu kandi ukumva ko kidakwiye, ukumva ko udashobora kugikora, mubwira ati oya. Oya ni ikintu gikomeye cyane, kubera ko ibintu bituma abantu kubahira, ukamubwira ati oya, hanyuma ukamubwira uti impamvu mvuze oya ni gutya na gutya, kumusonera impamvu turi available aho kugira ngo umarure gukora ubireke, utuvuga tukuva mubwira ati ndagiye. Icyo gihe abantu bagutishamo ijisho bavuga ati uyu muntu rwose arajagaraye mu mutwe, nta kintu kibereyemo, wape nta gahunda bafite, ibintu nk'ibyo bintu nubikora nshuti yanjye abantu bazakubaha kandi banaguhe n'agaciro muri rusange. Ikintu cya gatatu rero nabateguriye uyu munsi ni ukubahiriza igihe, gukorera ku gihe. Niba usezeranyije umuntu ikintu ati urugero, niba usezeranyije umuntu ikintu ati njyewe saa moya cyangwa saa mbiri cyangwa saa saba ndaba nkugezeho tujye hahandi, cyangwa se isaha izi nizi uzafata ibintu byawe. Let me give you some example. Urabona nk'urugero, wenda ushobora kuba ukora akazi runaka, ariko mu kazi kawe ukaba wubahiriza igihe. Uti gute? Urugero reka nk'urugero nko ku bantu badoda nk'imyenda, njye niba uje kundodeshaho imyenda cyangwa se njye kundodeshaho imyenda, ukakubwira uti wowe genda, noneho uzagaruke ku wa gatatu nka saa 8 uzasanga ibintu byawe byarangiye. Kuko wagenda ku wa gatatu nka saa 8 akaza agasanga akazi byose warabishoje, ibintu biri ku murongo. Icyo gihe abantu bazakubahira akazi kawe ndetse banagakunda, ndetse no kubahira n'icyo cyo kuzavuga bati no muntu agira gahunda, niyica gahunda nagira ubuhe. Kandi ko kubahiriza igihe n'usezanije n'umuntu, please bikore. Iki ni ikintu cya gatatu nabateguriye kandi gikomeye cyane, ni kontrola amarangamutima yawe. Buriya aka kantu n'akantu gakomeye cyane, ikintu cyo kontrola amarangamutima yawe. Nubasha kontrola amarangamutima yawe, akenshi abantu benshi bazakubaha kandi bazanagukunda, kubera yuko niba warakaye, urugero niba warakaye, don't plan to make some decision directly. Wifata imyanzuro ayako kanya, imyanzuro iremereye, banza ugende wicara ubanza ubitekerezeho. Uyu muntu amemukiye gutya ndamukorera iki? Uyu muntu bimeze gutya ndamukorera iki? Cyangwa se niba ari ikintu cyabaye cyagushimishije, ugahita promising ibintu abantu, uvuga ati wowe rwose wakoze neza, muhaye ikintu n'iki, ndagukorera ikintu n'iki, kubera ibyishimo. Sometime bigafailinga, nubikore ibyo bintu. Rero niba wasezeranyije ikintu umuntu ntugikore kubera ko abikoze ari uko yakoreye ibintu cyangwa se yishimye, please ako kantu gatuma abantu benshi batakubaha kandi banagusuzugura, bavuga ati asezeranye mu bintu umuntu ariko ntabikozwa habe na gato.
niba ibyo bintu bifite inshuti yanjye, start to control your emotion, kubera ko ni ibintu bikomeye cyane mu buzima bwawe. Ikindi kintu cya kane ari nacyo cya nyuma wateguriye nkanjye GOA Emile, kuvuga amagambo make. Wivuga amagambo menshi, reka ibikorwa bivuge kurusha amagambo, kubera yuko hari igihe uvuga ibintu byinshi kandi utanabikoze bagategereza, nuko nyine bagategereza ibyo wababwiye bagaheba burundu. Icyo gihe rero bakavuga bati uno muntu ibintu byose abavuga abanatubeshya, dore ko n'ibyavuga atigeze abikora. Kuvuga amagambo make biba intwari ikomeye cyane, kuko bituma ibintu byawe ubikora neza witonze kandi bikagenda biba successful. Njye mwumvaga yari GOA Emile nk'ibisanzwe, ariko nk'uko nababwiye muri video y'ubwashize nababajije ikibazo ngira ni mfite amagi 12, ariko ku munsi ndyaho amagi 5, namara kurya 5 nkasubizaho amagi 3. ni none ku munsi nyuma y'iminsi 3 igikapu cyanjye kizaba kirimo amagi angahe? Igisubizo yarimo amagi 6, niyo yari kuba asigaye mu gikapa nyuma y'iminsi 3. So today ngiye kubabaza ikindi kibazo kimwe. Ikibazo cyanjye kiragira kiti ufite imodoka mu burebure ipima metero 3, ariko iranaca no munsi y'umugozi tuzasasi ku muhanda ujya hejuru ku mugozi naho ni metero 3. bivuze ngo imodoka niramuka iciye munsi y'uwo mugozi kubera ko uburebure bungana, imodoka irakora kuri uwo mugozi. None icyo cyenye kiragira kiti ese kuri umushoferi w'umuhanga ufite kategori nyinshi wabigenza gute kugira ngo iyo modoka idakora munsi y'uwo mugozi kandi byanga bikunze urahaca? Next video duhurire muri comment mumbwira igisubizo cy'icyo kibazo bimeze bite. Murakoze.